muraho ikaze nanone ku ijuru rito family show aho tuganira ibiganiro by'umuryango mwiza ijuru rito kugira umuganira nanone umunsi naje mu kuganira ku kiganiro kivuga ku gusemeka ni indwara nzi ababyeyi benshi basigaye barwaza muri iki gihe cyane cyane abafite abana batoya. So numvise mfite konsani yo kugira ngo mbibaganirizeho meze nk'ubahanga ubuhamya cyane cyane ko nanjye nabirwaje murabizi nababwiye ko mfite abana 4 ariko mu bana banjye 4 batatu muri bo barabirwaye kandi nagiriwe umugisha hamwe n'ubufasha bw'abaganga barabakurikirana ubu ngubu nta mwana nkigira usemeka. So ndabibaganiza mu rwego rwo kubaha ubuhamya ariko nkuko nabigiye bibabwira muri intro nkuko twabivuze mu introduction tuzaya tugenda tunabasharinga kuri experience ibyo twahuye nabyo n'ama challenges n'uburyo twagiye tubisohokamo tubifashijwe na Nyagasani hamwe n'aba experts batandukanye of course aribo baganga bamwe muri bo ari nabo baganga tuba twagiriwe umugisha wo guhura nabo. Nakomeza no kubashimira abaganga ngiye bagiye bamfasha aba pediatre aba gynecologue nkomeza mbashimira njye mabwira nti ntago nshobora kubona uburyo nabashimira burya abaganga ngenda nabakunda cyane tujye tubashimira kuko bafite akamaro gakomeye cyane bafatanya n'Imana kuturema. So uyu munsi turaganira ku gusemeka. Rero gusemeka ni indwara ababyeyi bamwe bajya bayirwaza barayizi ukuntu imera aho umwana agira ikibazo wenda ukumva arahumeka ntahumeka neza cyangwa se ukumva ameze nk'ufite agasifurema kandi ukameze nk'agasamira mu gatuza. Akenshi na kenshi bituruka ku bana bagize inkorora akenshi bitangira umwana agira inkorora haraba bafite les antécédents za famille za asthma cyangwa se amallergie asanzwe cyangwa se amasinusite cyangwa se bikaza gutyo gusa ari ibyizanye ariko cyangwa se bikaza gutyo gusa ari ibyizanye kandi bigomba gushira ariko abakaba n'abana wenda bafite za antécédents za asthma muri famille ariko noneho iyo bagize amahirwe bakagira abaganga bakurikirana neza hamwe na soins z'ababyeyi umwana arakira vraiment. So iyo ndwara rero mpamvu nifuje kugira ngo tuyiganireho nuko nzi ko hari ababyeyi babirwaza ariko abana babo ntibabikira ahubwo bakaba bayikurana bitewe nzi nk'aba famille nkangahe twaganiriye numva abana babo babizi nk'aho babikuranye ariko wanumva uburyo umwana yagiye akurikiranwa ukumva ataragiye akurikiranwa nk'uko nagira umugisha uko abana banjye bakurikiranwa. So niyo mpamvu banumva nyine kugira nifuje niyo mpamvu nifuje kugira ngo mbibasharinge wenda nawe hari ikintu byakumarira wenda umwana wawe akiri muto yaribwo gifatwa wenda bikaba byanagufasha kumenya uburyo umukurikirana kugira ngo ntazakure afite ayo makrize. Nka famille imwe rwose nzi umumama yarambwiye ati umwana wacu afite imyaka hafi 10 kandi muri bamutera inshinge za asthma bamuha ibinini by'abasmatike ariko nubundi abavuza ahantu batreta amakrize gusa. So urumva rero nicyo kintu nshaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Iyo umwana wenda ugize ubashije kumenya ko afite asthma donc afite babatreta nk'abasmatike ariko bakura ishira bigusaba type ya mbere ugomba kumenya umuganga wawe ukagira umuganga umwe ubisobanukiye of course cyane cyane abaganga b'abana agakurikirana umwana wawe ntujye ku muganga umwe uyu munsi ejo ujye ku wundi muganga ejo mundi ujye ku wundi muganga kuko urumva iyo umwana agize crise wenda tuvuge uyu munsi yarwaye inkorora yasemetse nyuma y'ukwezi akongera kurwara inkorora agasemeka ukasubira ukajya mu yindi dispensaire ejo ukajya mu yindi dispensaire ejo ukajya umwana ntabwo umuganga wese umuvuye amuvura nk'umuvura bwa mbere ntago amuvura nk'umwana asanzwe akurikirana wenda ngavuga ati amaze kugira crise inshuro nizi amenye uburyo akurikirana uburyo amuha imiti agenda yikurikiranya bitewe n'inshuro agira crise na fréquence izo crise zizaho uko hari umwana ushobora kugira wenda nk'inshuro imwe akazongera kugira y'undi mwaka cyangwa wenda nyuma y'amezi 6 bitewe n'ukuntu umuganga yagiye amukurikirana rero ari umwe amenya uburyo amutreta bitewe n'inshuro agira crise mu gihe runaka. So ni byiza cyane rwose mubyiteho kugira umuganga umwe igihe ufite umwana ugira ibintu byo gusemeka. Noneho urumva ikiza cyo kugira umuganga urumva iyo umwana agiye kwa muganga yagize crise bamuha akenshi nabonye babanebiriza iyo bigize rimwe akabigira kabiri bwa gatatu nkurikije ntago ndi umuganga ariko nkurikije ukuntu abaganga nabonye babigenza baravuga ngo umwana agize nk'amakrize 3 ya 4 rwose bamuha traitement à fond ikintu marira umwana ituma umwana atagira crise zikurikiranye nyinshi zikaba espace. Iyo hajemo espace rero urumva bituma twatwenge turiya nyine tunyura mu mwuka tudafungana noneho bigafasha umwana uko agenda akura kuba akenshi banavuga ko hari abana babigira mbere y'imyaka 5 hejuru y'imyaka 5 bigashira ariko uyu mwana atavuwe neza mbere y'iyo myaka 5 akagira amakrize menshi donc ntabone ya miti yabugenewe imuha chance zo kugira crise nkeya
mu gihe kirekire agira amakrize menshi bagakomeza batereta amakrize kubera wenda ari abaganga batandukanye bagiye ureba utarakurikiye umuganga umwe ubisobanukiwe w'abana genesiste cyangwa se n'umuganga usobanukiwe ibintu byo mu buhumekero umwana agakura agira amakrize menshi noneho twatuwenge twe tukiretresisa noneho akazakura afite asima noneho kaya bituma ko bazajya bagenda noneho ukagenda kura akabaga confirma ko afite asima bakajya bamuha imiti ikaze of course bitavuga ko abana wenda baba bafite n'ibyo bintu bya asima muri famille ku buryo wenda n'ubundi ashobora kuyikurana ariko iyo ufite umuganga mwiza hari ikintu bimarira umwana njyewe nkanjye ndabyibuka abana banje hari umumama twize guhura aho umwana wanjye gufata vantole donc ari gufata umuti muri pampa avuga umwana wo umuti muri pampa ndavuga yego ndawumuha kubera iki se cyane bibi rwose ibyo bintu birakaze ngiye sinakomera kubiha umwana wanjye ndavuga et pourtant jewe narasomye n'umuganga twaranabiganiriye nayo mfite abaganga nk'ababiri tuganira twarabiganiriye bambwira ko ibyo byo bizatuma umwana akira kandi ko kugeza ubu ngubu nababwiye ko abantu banjye batatu bose babirwaye ariko bose nta asima tukirwaza muri famille nta gusemeka tukirwaza muri famille bose barakize kubera gukurikiza inama nziza za muganga kandi ukanubahiriza iyo miti baba baguhaye ukayimuha neza nta gutinya cyangwa icyo udasobanukiwe usobanuza muganga ariko ntugendere kuri imiti z'abantu bakubwira ngo pampu nimbi ku mwana ngo ibi nibi ngo ni ibiti bikaze ngo ibinini ngo ibinini ngo nibyo byiza muganga wawe umwe ukurikirana umwana niyo wafata babiri ariko ukabuzi ngo ni abaganga bareba umwana regulierement igihe cyose yagize crise bose babizi wenda urwego rwo kuvuga ngo wenda uyu nguyu wenda ndebe ko unkompare hari abantu bakunda gukompara ibyo nta kibazo ariko ukareba abaganga basobanukiwe aka kabiri ndi bukubwire abana bagira biriya bintu byo gusemeka ugomba kubaha alimentation ibisene kubamenyera ibiryo ubagaburira mu rwego rwo kugira ngo umubiri wabo ugire imbaraga be guhora barwaragurika iyo nkorora nimugeraho ntimuce intege na crise nayigira ayigire yoroheje ikintu cya mbere barekomanda ko bari abana ubagabanyiriza isukari biba byiza ko wanayireka ko burya abana bameze kuriya isukari ubundi naturellement isukari ica intege umubiri noneho rero iyo abana rero bagira biriya bibazo irabya grave so amabiswi ugomba kuyaremera abana bagira ibibazo byo gusemeka babarira mubyeyi rwose uvane biswi muri alimentation yabo uvane amabombo muri alimentation yabo ngewe igihe cyose nabahaga amabiswi n'amabombo bahitaga ubona ikimenyetso barakororaga bakiri bato of course icyo gihe bakigira mu makrize cyane iyo bamaze kwigira hejuru cyangwa se abantu badafite ikibazo wabibaha ariko umwana ufite ibibazo byo gusemeka biri akenshi na kenshi bari amalergie so biri ibintu bica umubiri intege kandi byongera amalergie kuba birimo amakonserva so barabibuza biri recommande ko utagomba kubiha abana igihe bagira ibibazo byo gusemeka ukabavanaho ziri commercial ushobora kuca ko umwana wanjye ko nabona muha jus yo mu gacupa ziriya jus bagura mu alimentation ziriya jus zirimo amakonserva ntago abana bagira ibibazo byo gusemeka bagomba kuzinywa mu gitondo igihe umwana abyutse barekomanda ko byaba byiza umuhaye akaboro k'amafruit aho kugira ngo umugati breakfast ye ikaba yaba amafruit sahani y'amafruit ugize amahirwe akabona umwana ugira apeti warangiza ukamurengerezaho igikoma akigira ku ishuri wenda ushaka gutekana n'isukari kuko ntago byoroshye kuba wenda umwana ufite imyaka 3 yaramenyereye agasukari wamuha igikoma kidafite isukari ariko abaye akiri muto ya rwose ncyagiye utaramumenyera isukari wawe uyihagaritse ukabanza ukamufasha ibyo bintu by'amakrise bikagabanuka isukari yigabanyije je nabonye bifasha abana banje narabikoze kandi byarabafasha ikindi kintu nabakoreraga akantu k'agatunguru ngashyiramo n'agakaroti ngashyiramo ubuki ngashyiramo ako nakomba hayi kagahinti tu ufite nk'akanya agasalade agatunguru agakaroti ubuki na ka olive oil ukamuha akirira ukakandamo akadimu gakeya iyo bakiri batoya uramuha akirira izo salade zirabafasha ku bana bagira ibyo gusemeka birafungura mu gatuza so ikindi nababwira chambre z'abana bagira ibibazo byo gusemeka nta kindi kintu kigomba kubamo nta tapi igomba kubamo nta myenda myinshi igomba kubamo nta tubati bya bintu bizana amavumbi bya bintu bibika ivumbi ni chambre igomba kuba iri plain harimo igitanda cy'umwana n'amashuka araraho na couvre iyo ubishoboye ufite espace ihagije noneho igihe birimo rero ukamenya uburyo biranja ku buryo bitabe bya bintu bya nkombura chambre usanga chambre nta mwuka urimo noneho rero ugafungura amadirishya igihe hari akazuba ku manwa hakajyamo akazuba muri chambre yawe uba ugomba kuyayera buri munsi kereka wenda mu gihe cy'ubukonje ariko ni chambre y'umwana ugira asima uba ugomba kuyifungura kenshi mpamvu mvuga asima babatereta nk'abasimatike ariko iyo bagenda bakura birashijana ntabwo kuba umwana aba afite asima so ikindi abo bana bagira amalergie barekomanda ko mubaryamisha ku mashuka ya coton amashuka ya coton ngo ni meza babashije kuyabona niyo barekomanda ko abo bana bagira biriya bintu by'amakrize yo gusemeka bararaho bituma batagira amakrize cyane ikindi rero kubafubika byose nzi ko nabikubwiriza ko nawe urabyumva ni ibintu nawe bakumva muri logique yawe umwana
ukunda gukorora iyo umufubitse bimurinda imbeho kuko imbeho nayo iri mu bintu bibyongera. Ku mwana wacu w'imfura kandi utaramenya gufubika, twari turamenya kumufubika agitangira kwiga amabwiza ukuri yararwaye pe. Noneho urumva umwana w'imfura na n'uko umuntu aba yamenya uburyo bagaburira abana. Aba mwana nanjye niheraga amabiswi nkamwihera ayo mabombo, bawumva nyine n'utuntu twiza ukamwihera uwo mugati. Iyo ushaka ubundi kumuha umugati ubona ukunda cyane kugira ngo umubuze burundu wanamuha brown bread, niwo upfa kugerageza kugira ngo kutongera amakrize cyane. Ubwo namwiheraga ibyo bintu byose noneho n'umubiri udafite imbaraga zihagije kuko ntabwo nabaga nzi umwana wenda akeneye kurya izo fu mu gitondo nabimenye nyuma. Noneho ateze ku ishuri ko kamufubikaga yararwaye ararwara ku buryo yajyaga ku ishuri uyu munsi ejo akaza yarwaye inkorora, ejo bundi akaba yasemetse, tukajya kwa muganga tukajya mu bitaro. Ab'inshuti zanjye barabizi. So niyo mpamvu banifuje kubasharinga ubuhamya kugira ngo ariko kuba kuri batoya be, donc abavutse nyuma ye nari maze guca akenge, naramaze kumenya uduhinti dusobanutse bwo gufasha umwana kugira ngo kugira amakrize menshi. So ku buryo bo ntago bigeze bagira amakrize ari grave nk'ay'umukuru. So mbibasharinze kugira ngo bibafashe naba nawe ufite umwana ufite ikibazo umenye uburyo byitwaramo giye kuzagukomplika nkuko nayo byankomplise ku buryo urwaza umwana bituma uhora ufite aga stress no mu muryango nyine mugahora mufite aga stress ukuntu, ariko nyine hamwe no gusenga nyagasana akabyoroshya mukabasha kubitambukamo amahoro. So nize ko kino kiganiro cyo kigufashije, reka mbe mpini ahangaha, wenda hari ibindi twazaganira kuri iki kintu. Nzi ko nawe nk'umubyeyi hari ikintu ushobora kuba wadukunganira, ntureke kugishyira muri comment. Amakomantere yanyu hari ikintu atwungura kandi aradufasha cyane, tukabona ko hari abantu bakurikirana ibintu byacu kandi ko hari abo bifashije. Ube wagisangiza inshuti zawe abo uzi bagikeneye, kandi ukore like ndetse unasubscribing niba utari wabikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho igihe cyose tubishyizeho. Nyagasana akomeza turinde, turi kumwe naho utaha. Bye.